batariko Dawidi yishinze ayo mashyi rero ukomerwa amashyi utarakura kwicara mu ntebe utaramerita kurya ku byo kurya utashobora kwigurira biriya bintu mwana biriya bintu bica binatuma umuntu agambanira niyo bitakwishe mu buryo bumwe bikwica mu bundi yego urapfa rwose niyo mpamvu ugomba kwemera kujera aho ugeze n'imbaraga zikomeye n'imyaka rero bisaba imyaka bisaba experience bisaba umwuka w'Imana kandi umwuka w'Imana barabutaye abantu ugasanga bakoza agatsiko ko kurwanya umushumba ngo nta jambo bakazamura igihugu bakamenya ngo ni umunyamubiri noneho wagira Imana waba ufite umushumba akaba baha urugero yuko yabaye mu badive ngo azana iby'ikidive hano wese umunyamubiri n'umwuka ninde abo bana baba bati n'abanyamwuka ati banapfukirana impano zacu bagashinga twa ministeri niki wababwira umuntu washinze ministeri yasoma Yesaya 11 haravuga mu gitsina cya Yesaya hazumburamo agashami gashami nako kazumbura ishami ngo ryere imbuto umwuka w'Uwiteka azaba kuri we umwuka w'ubwenge umwuka w'ubuhanga umwuka w'ubujyanama n'umwuka w'imbaraga umwuka wo kumenya Uwiteka n'umwuka wo kumwubaha niyo neza namuha cyo gisubizo ukuvuga ngo umuntu wuzuye umuntu Yesu yavukiye muri we agomba kugira icyo bita ngo ni spirit of God number 2 spirit of wisdom spirit of understanding mbahaye ikaze mu nkuru n'ibiganiro byacu kandi rwose mugubwe neza amahoro imigisha Imana itanga byome ku buzima bwanyu amafufu n'amafaranga n'ibibafubike hamwe n'umubyeyi wacu Aposo uramubona ku gashati keza ameze neza cyane hari akantu bita agatariyani gashati k'intare ndayizi ko utayikunda muraho neza mubyeyi uramura yani nitwa City Hunter ni Apravu Ministry ni Apravu no kumaza ariko kirayo utuze n'ubundi byaremeye niyo yayo n'ubundi twabaga turi mu butayu nakundaga sinakubwiye ntanyaruka nkagenda niruka kandi ahantu hose ariko Imana izaduhembe tukajya kuzana amazi yo guha abakozi b'Imana ngo akabonye Imana bakabyina arazigayenga amashaka ikintu kibabaje ni buriya kubyiniza ukuntu bitera inzara wagera mu rugo n'ubona ibiryo ariko ko byiniye Imana ariko Imana we sha ariko Imana iribuka Imana iribuka pe kandi imbere y'umwana n'undi haba abantu babiri yego haba uzi kubyina neza kuvuga umwami neza n'umunyentambara cyane uryo umuntu uzi kurwana cyane bibwami rero ntabwo umuntu yaba byose ntabwo waba kurwana ngo we no kubyinira umwami ngo yishime nabyinnye inkweto reka nkubwire abantu badukurikiye ijambo Imana yavuze ni ukuri zarisohoza nabyinnye irahengama noneho nyita n'ahantu hafi mu cyobo ahantu nandi kugira nanya niyo mpamvu abantu nibabona niyambariye agakoto bakabona niyambariye agakweto njye bakureka mba ndimo ndagaruza hati Imana hari ijambo wavuze kweri bajye bakureka ni cyane nigeze kujya kwizungura agakweto gasa nk'akabagore wowe cyangwa wari uzi kureba inkweto ntabwo kasaga ko kari akabagore kari sinabibuze kari ingore kari bitaga Santiago z'abadamu zamuye hejuru Santiago tarapezi umukenda kumera ibizamugeze mu hano igeze mu ntuza hejuru y'imfundiko mbere ifite izongoye ka Santiago barakaguze kuko kari karekare tara taragira fantasiya mito ndayikata waze kwikata yaribaga iri pepe ya hejuru urumva risaga imeze gutya yicanye nigira gutya ireba hejuru nawe n'impimbaza bakajya ngo ni inyoni iri guhimbaza ipepe ra hejuru kandi wumvaga wabahaye nagara shaka akabyara ntavuga nabahaye kuko nenze inkweto ubwo rwo bushobozi nimfite icyo gihe abawe inkweto nari nyizi nenze inkweto nziza ubwo rwo bushobozi nari mfite yego
uzi kugera no mu bihe byo kwambara nawe ufite ijambo ry'Imana ari muri wowe nta muntu waguha agatuti njye abantu bamaye ngo mbwirize mu bihe byanjye bibi iyo mbibutse nabati pe njye mu gihe cya nyacyo navuze Imana mu rugo agatuti mu gihe kibi abakugiye neza cyangwa akabakwisha kuko njyewe akwisha gute uzi kunywa amazi y'abavuga ubutumwa cyangwa kugira byo kurya bavuga ubutumwa igihe kitaragera cyane nabyo nabonaga muri icyo gihe nyine yabateguye no byibura ukoreho nk'iminota itanu Imana yavuganye nanjye ngingira mu rusengero abantu babyumva abantu babatangira kunjyana ahantu ngo Imana yavuze ko izangira ukomeye atangira kwincaza ku ntebe nziza negama ngashigura ukundi urumva ariko mu by'ukuri ntaragera hahandi tangira kwiyumva abandi basenga n'uze ugatangira kuri kureba uri kutangira ureba uri kubera amaso iteranira hari ibintu dukabyamo uri kugenda ureba amaso iterana hafi n'amushumba usinzira akaboneka cyangwa urimo kureba ngo uriya buri Imana avuga gutya yamugereza gutya kandi hano urimo arisengera ukajya ukureba ati w'Imana uri kumuvugaho iki wabona ibinyenyeri zikabati haguruka mubwire sha niwe mushumba wanjye arahamagara ambwira ati ariko Theo ahangaha kutaratangira no nyine yaraje asanga banyicaje mu ntebe z'imbere kandi no mu rusengero ntazwi ariko yaranze arahateo yahamagaye ingaje ku rusengero njya muri office ariko wowe wakuze ryari basigaye bicaza mu ntebe z'abashumba ahangaha utarasengera n'intuza n'ibyo kurya cyangwa amaturo ndaceceka aha narakaye mushumba aranyanga ari marambuza bambwiye ni ko ari umunyeshari ko batuma abantu bakura kandi hari abandi kuvugana n'abari ibyo ntibarwana byo kandi umuntu ukiri muto wese abantu ukwezi ntajyayo basuzuguye amavuta ya mushumba nzanira imyenda ngeze aho ngasuzwa umutima ubwiragera njya yarambwira ati rero nkuzaniye imyenda ariko nari navuze ngo Mana uyu munsi ndakubona ndayitanga ndongera mu Imana ndakora ariko ubundi umuntu uguhaye agatuti imbere y'igihe abakwangirije kuko hari igihe kiba giteganye guca agatuti wawe ni wowe wiyangiza kutamenya kujera iyo situation ntabwo wayijera kuko nta capacity ufite urumva iyo ukiga ntabwo waba kwiga kujera hari ubyigishwa ubyiga mu masomo cyangwa ukabyigishwa na experience ubuse nge ko nawe abinyigishe kujera ko nabaye inshuti y'abashumba guhera kandi bankunda ku ariko uguca munsi y'abavu urabubaha wasaba meeting amahirwe wenda nagize sinjya nkunda ibintu by'imbere nge mba ndi muri shuguri ubwo ni umuhamagaro wawe ariko uyu munsi uza abana bagiye bahanura icyo gihe bana bambara udukote twaba tumeze nk'utwiyene tugarukira cyangwa tunaciyeho hano kazengurutse twaragutse tuyakinye n'amenyo my god ahimbarisha ati nitwe tumanura amavuta uza amagurupe yabaga hari uko yabaga yitwa abasatuzi ari nawe ntibazi defeating uza abantu twe twara abanyamubiri njye sinjye n'abanyamubiri gendana n'abanyamwuka wajya kujya usenga nawe sha bakakwiryaho ariko disi kibaje nuko bamwe utamenya niyo bari nuko utarerwa n'ibigare bajyana ugasanga babihimbiye amagurupe cyane cyane arwanya umushumba basanga mu ntuza mu tuyuki sanze gabito tuyuki nazamukubita umwica n'utumanura jipo n'umumanura jipo baza bacuranga n'indirimbo agashira ku mutwe hari igihe uba mu kigaragaza gikaza ati bajana bagaganura ariko ari aho ngaho kubera iki urabona yahanuraga umuntu wa mbere yahanura kabiri bavuga bati umukozi w'Imana yaje agahita atera kudeta umushumba kandi abantu bagira uburyo bakoma amashyi bagira uburyo Sawura batuje mati wowe wishe igihumbi sha ariko twawishe inzu buriya abantu batwica amana uburyo batuvuga ko wa mugani se Sawura ciye batishe igihumbi gusa kandi ngo gusa barenzaho na ati Sawuri we na Goliyati yatishe igihumbi batariko Dawidi yishinzeho ayo mashyi rero
ukomerwa amashyi utarakura kwicara mu ntebe utaramerita kurya ku byo kurya utashobora kwigurira biriya bintu umwana biriya bintu bica binatuma umuntu agambanira niyo bitakwishe mu buryo bumwe bikwica mu bundi yego urapfa rwose niyo mpamvu ugomba kwemera kujera aho ugeze n'imbaraga zikomeye n'imyaka rero bisaba imyaka bisaba experience bisaba umwuka w'Imana kandi abantu umwuka w'Imana barabutaye abantu ugasanga bakoze agatsiko ko kurwanya umushumba ngo nta jambo bakazamura igihugu ngo ni umunyamubiri noneho wagira Imana waba ufite umushumba akaba baho urugero yuko yabaye mu badive ngo azana iby'ikidive hano wese umunyamubiri n'umwuka ninde abo bana baba bati n'abanyamwuka ati banapfukirana impano zacu bagashinga twa ministeri niki wababwira umuntu washinze ministeri yasoma research 11 haravuga mu gitsina cya Yesaya hazumburamo agashami agashami nako kazumbura ishami ngo ryere imbuto umwuka w'Uwiteka azaba kuri we umwuka w'ubwenge umwuka w'ubuhanga umwuka w'ubujyanama n'umwuka w'imbaraga umwuka wo kumenya Uwiteka n'umwuka wo kumwubaha niyo neza namuha cyo gisubizo ukuvuga ngo umuntu wuzuye umuntu Yesu yavukiye muri we agomba kugira icyo bita ngo ni spirit of God number 2 spirit of wisdom spirit of understanding n'umwuka w'imbaraga uziko buri muntu wafashije kandi akajya kuvoma akazakora ku rusengero nubwo aterekwa nari mu mwuka w'Imana cyane ko yahishuriwe yamenye igiki umuntu wahanaguye intebe nari mu mwuka w'Imana ariko abo ngabo bitwaga abanyamubiri bandi kera noneho aposo abantu bibagiye ko abashumba bavuma pe ugasanga umuntu ababaje umushumba waramugambaniye yarateze ngenza abana umuntu umwe yajyaga atega ku buryo akuzaho akanza akabati buriya Tojene uramuzi yarabonye dukorana aturamuzi ni umurozi bimwe ruca akaguha ibimenyetso atuzamwitondera akabakwishe mu mutwe akangiza izina ry'umushumba umushumbye ariko icyo mbivugiye abantu bibagiwe ko umuvumo w'abashumba ufata kandi kuwukurwa hari ikibazo cyangwa mujyanye mu bikomeye akabashumba abantu barabyibagiwe nuko isi igenda ica umwana umubyeyi kwikubitira umwana nako abantu bagenda bibagira hasi ubundi urabona kuvuma umuntu uvuma wamufata kuko umufiteho uburenganzira hari abantu banga bemere kuvuma umuvumo ukaba wakumvikana umuntu wa mbere ni umubyeyi ukubyara n'umushumba wawe n'undi muntu ushobora kukwadopta akakugira uburenganzira cyane n'umuyobozi wawe ndetse burya yakuvuma ariko ese twebwe ashumba twemereye kuvuma igihe ari ngombwa ntabwo twemereye kuvuma ngaho mbwira abantu ahubwo akabo kacu karemewe gutanga umugisha kifuriza umugisha njyewe nagira ngo iki wenda umbabarire uyu munsi ntabwo nshaka ngo uvuge ibyo nshaka ko uvuga niyo message yawe urayitanga nagira ngo wibutse aba bana bakiri batoya umuntu akakurera akagukuza izo ndimi wazivuze ko yakoze igicaniro uruzuzwa mwuka wera rero nashaka kuvuga ngo icyo ukora kiguhesha umugisha cyangwa umuvumo yego uvuga ngo obedience ikuzanira umugisha but disobedience has a curse. Yes. Rero imbere y'umushumba nabwira Abraham ngo uzakuvuma nzamuvuma. Urumva se Abraham agomba kuvuma? Okay, thank you. Wow. Umva sorry kabisa none ndumva. Uzakwifuza umugisha zakwifuriza. Wowe ngwino bana nanjye ko nkunze ndi mushumba. Yego. Bana nanjye tugendanye. Numvira Imana izaguha umugisha. Nutamvira Imana izakuvuma. Nuko biri. Yego. Iyo rero umushumba yatagiye gusora agatangira kuvuma aba yibagiwe ko Imana ari ibimukorera. Nukuvuga ngo umwana muto w'imyaka 2 yari kugendana na se umuntu akamukubita agakoni nubwo afite ntabwo yajya kumusubiza ahubwo araza akiruka agasanga se akamwereka ati do uri yarankubise isi akajya guhangana nawe rero utekereza uyu mwana yahangana n'uriya muntu umuguza agakoni kandi amurusha ubukuru
ntabwo biba bikwiye. yego ati umubyeyi navuma ahubwo afite umuntu cyangwa umushumba uzakuvuma. Nasobanukiwe niki wabwira noneho aba bantu bihangane nimbita abana usanga yarivumbuye ku rusengero asenga yida ni umuririmbyi kandi aya mashyi y'abantu niyo nabonye akora ku bantu benshi ugasanga yirirwa agenda aho batamuhaye agatuti atereka reka ntibamwemera wirirwa azerera ntiyemere kurera. turasoma kuva 20 bice bya umurongo wa kangahe hava ngo basoranye ko wa gatanu wa gatandatu ubasoranye ko kugira ngo mu gihugu Uwiteka Imana biguha ubahe so na nyoko. Tugira papa uburyo bubiri ari papa uburyo bw'umubiri na papa uburyo bw'umwuka. So cyitwa kurama garanti bamukanwa kababyeyi sibyo yego. Ngiye gutangira ebyiri. Samuel yubashe se mu mwuka Eli kandi yaratabona shaka